Murakoze cyane. Reka mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyiza kivuga ni izihe mbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika yakoze icyaha umuntu acika ubutabera atagihaniwe. Amategeko ateganya iki? Ni ryari igihano gishobora gusaza? Iki nicyo kiganiro nabateguriye. Ngiye ubaha ibiganiro kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete cyangwa se AMS mu magambo y'impine. Amazina yanjye ndi Cyubahiro François Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Nk'uko mumaze kubimenyera, tubagezaho ibiganiro buri wa mbere na buri wa kane. Nkaba ngusaba wowe uri kundeba cyangwa se uri kureba iki kiganiro gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibi biganiro byacu ndetse ubibone mu ba mbere kubwiza impamvu zikurikira. Impamvu gusaba gukora ikiganiro ni ukugira ngo igihe uhuye n'ikibazo kijyanye n'amategeko warakoze subscribe bishobora kukorohera kubona YouTube channel yanjye kugira ngo ubashe kugenda wigeho byinshi bijyanye n'amategeko. Ushobora kuba ugiye kugura ubutaka, ushobora kuba warambuwe amafaranga n'ibindi, ukaba wavuga hari YouTube channel nshobora kujyaho nkigiraho ibintu byinshi cyangwa nkamenya icyo nakora. Niyo mpamvu gusaba gukanda subscribe kugira ngo bikorohere. Ndizera neza ko mwamaze gukanda subscribe. Reka dukomeze ku kiganiro cy'uyu munsi. Noneho nabateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga ku bantu bakora ibyaha bagahunga ubutabera. Ese abantu nk'abo ngabo itegeko ribavugaho iki? Hari igihe umuntu aguhemukira, akaguhemukira rwose pe, urugero ukaba wamuha nk'amafaranga akakwambura, mu rwego rwo kuyakujyana akaba yakwepa igihugu kugira ngo atazakwishyura. Mu rwego rwo kuyajyana uko mbibabwiye agakwepa igihugu akabura neza neza ukamubura. Cyangwa se umuntu akaba yakugirira nabi, nk'urugero kuba yagukomeretsa, kuba yakwiba, kuba yakwica, yakwangiriza ibintu ndetse n'ibindi byaha binyuranye. Iyo agucitse waramureze ukamubura cyangwa se akagucika utaramureze, muri ibyo byose hari icyo itegeko ribivugaho. Muri iki kiganiro turi buze gukoresha aya mategeko abiri akurikira. Itegeko rya mbere turi buze gukoresha itegeko nomero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019, itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Dukoresha n'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018, itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Rero reka twongere dusubire mu kanya kubwira icyo itegeko riteganya. Murakoze cyane. Reka nongere nkushimire wowe uri kureba iki kiganiro gifite umutwe uvuga ngo ni izihe mbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika? Akabazo. Yakoze icyaha ashika ubutabera atagihaniwe. Amategeko ateganya iki? Akabazo. Ni ryari igihano gishobora gusaza? Uyu umutwe w'uyu munsi mfite ugizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi mugomba kumenya. Tudatinze reka mbanze nkubwire ibyo turi buze kureba muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere turi buze kureba ni ryari habaho isubikagihano. Ese bigenda bite? Akabazo. Cya kabiri, ni ryari ushobora guhabwa imbabazi wakoze icyaha biturutse ku itegeko? Akabazo. Ni izihe mpamvu zituma igihano kizima? Ikindi kintu cya kane, ni ibihe bihano bishobora gutangirwa imbabazi na Perezida wa Repubulika? Ikindi kintu cya gatanu cya nyuma turi buze kureba ni ryari igihano gishobora gusaza. Amategeko avuga ko icyaha ari igikorwa kibujijwe n'itegeko cyangwa se kwanga gukora igitegetswe ku buryo bihungabanya umutekano mu bantu kandi hari itegeko ribiteganyiriza igihano. Nta gihano gishobora gutangwa hatari itegeko. Nta kurikirana cyaha ndetse no kurangiza igifungo cyatanzwe mu gihe cy'ubusaze bw'icyaha cyangwa igihano. Rero hari ibyaha bine mu Rwanda nibyo byaha bidasaza kugeza ubu ngubu. Mu Rwanda ibyaha bidasaza ni ibyaha bine, ari byo: icyaha cya mbere kidasaza
wowe uri kureba iyi video ushobora gukora ukagihanirwa aho wazihisha hose n'igihe wazafatirwa. Ni icyaha cya jenoside, hakabaho icyaha cya ruswa, hakabaho n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyo byaha bidasaza. Ibi byaha bitatu ari byo ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byitwa core crimes mu cyongereza. Amategeko mpuzamahanga ateganya ko uwabikoze nubwo ataba yarashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga ashyirwaho n'urukiko mpuzamahanga rwitwa International Criminal Court, ashobora kuba yahanirwa ibi byaha igihe cyose afatiwe. Ku bakatiwe n'inkiko badahari cyangwa se bagakatirwa bagatoroka batarangije ibihano byose, igihe cyose bafashwe, ubusaze bw'ibyaha buba ku bindi byaha ntabwo bukurikizwa kuko ni ibyaha bidasaza. Nubwo biriya byaha bitatu byashyizwe mu byaha bidasaza, haba mu Rwanda no mu mategeko mpuzamahanga, hiyongereyeho icyaha cya ruswa mu Rwanda mu rwego rwo guhangana n'ingaruka ndetse n'ubukana bwa ruswa. N'icyaha cya ruswa ni icyaha kidasaza. Uketsweho wese icyaha cya ruswa no kunyereza imitungo ya leta cyangwa se waburanishijwe n'inkiko ntabashe kurangiza igihano igihe cyose aterewe muri yombi, aba ashobora kugezwa imbere y'inkiko agakurikiranwa cyangwa se akajya kurangiza igihano yakatiwe hatitawe ku gihe gishize icyo cyaha gikozwe cyangwa se akatiwe n'inkiko. Ashobora kuba yarakoze cyangwa wowe ushobora kuba warakoze icyaha, ubushinjacyaha ntibugeze ikirego cyawe imbere y'urukiko ngo utange ikirego cy'ikurikiranacyaha. Ingingo ya 6 y'itegeko nomero 27/2019 ryo kuwa 19/9/2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha iteganya ko uretse ibyaha bidasaza biteganywa n'amategeko, ko nabibabwiye ko ari 4, ikirego cy'ikurikiranacyaha ku bindi byaha bisaza mu bihe bikurikira. Ikirego cy'ikurikiranacyaha ku bindi byaha bisaza muri bino bihe bikurikira. Reka duhere ku cyaha cya mbere. Icyaha mu gihe cy'imyaka 10 ku byaha by'ubugome. Ibyaha by'ubugome bisaza mu gihe cy'imyaka 10. Turebe ikindi kintu cya kabiri. Ikindi kintu cya kabiri, mu gihe cy'imyaka 3 yuzuye ku byaha bikomeye. Ibyaha bikomeye bisaza mu gihe cy'imyaka 3 yuzuye. Ikindi kintu cya gatatu, mu gihe cy'umwaka umwe wuzuye ku byaha byoroheje. Aha kugira ngo wumve neza igihe giteganywa ku busaze bw'ibyaha, reka tugufashe gutandukanya ibyaha biri muri bino byiciro. Icyaha cyoroheje ari nacyo mu rurimi rw'amahanga cyitwa petty offense, ni icyaha itegeko rihanisha igihano gusa ikiremezo cy'igifungo kitageze ku mezi 6, icy'ihazabu cyangwa se igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Icyaha gikomeye ari nacyo cyitwa misdemeanors, ni icyaha itegeko rihanisha igihano cy'iremezo cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 5. Ibyaha by'ubugome cyangwa se icyaha cy'ubugome ari nacyo cyitwa mu rurimi rw'amahanga felony, ni icyaha itegeko rihanisha igihano cy'iremezo cy'igifungo kirenze imyaka 5 cyangwa se igifungo cya burundu. Ku byerekeye ibyaha bikozwe ako kanya kandi bidakomeza igihe cy'ubusaze bw'ikirego cyangwa se gikurikirana-cyaha, gitangira kubarwa ku munsi icyaha gikoreweho. Tudatinze rero reka duhere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere kiravuga ngo ni ryari habaho isubikagihano, bigenda bite
ngo wowe wakoze igihano uhabwe igihano gisubitse. Murabizi neza hari abantu bakora ibihano bajya mu nkiko bakabahanisha ibihano bisubitse. Iyo urebye ingingo ya 64 y'iri tegeko ivuga ko isubikagihano ari icyemezo cy'urukiko gihagarika irangiza rubanza ku gihano itegeko riteganyiriza igifungo kitarengeje imyaka 5. Isubikagihano ritangwa hashingiwe ku buremere bw'icyaha. Icyemezo cy'urukiko gisubika igihano kigomba kuba kigaragaza impamvu zashingiweho kandi gifatwa mu rubanza rumwe n'urw'icyaha ruburanisha. Gishobora gutegeka isubikagihano ry'igifungo cyose cyangwa igihe cyacyo. Igihano cy'ihazabu n'icy'imirimo y'inyungu rusange ntishobora gusubikwa. Igihano cy'ihazabu n'icy'imirimo y'inyungu rusange byo ntibishobora gusubikwa. Iyo urebye ingingo ya 65 y'iri tegeko ivuga ko igihano cy'igihano gitanzwe kandi kigasubikwa kiba gitaye agaciro iyo mu gihe cyemejwe kandi kidashobora kujya hasi y'umwaka umwe no kurenga imyaka 5 uwakatiwe atongeye guhamywa n'icyaha cy'ubugome cyangwa icyaha gikomeye yakoze kuva ku munsi icyemezo gihagarika irangiza rubanza cyabaye ndakuka. Iyo yitabye iyo bitabaye bityo igihano cyari cyarasubitswe kimwe n'igihano ku cyaha gishya birateranywa kandi bikarangirizwa rimwe. Igihano cyari cyarasubitswe, reka nongere bibasubiriremo, kimwe n'igihano ku cyaha gishya wakoze birateranywa kandi bikarangirizwa rimwe. Iyo urebye ingingo ya 66 y'itegeko ivuga ko isubikagihano ridasonera uwakatiwe kwishyura amagarama y'urubanza, indishyi z'akababaro no kwamburwa uburenganzira mboneragihugu. Icyakora kwamburwa uburenganzira mboneragihugu bivaho iyo igihano cyataye agaciro nk'uko biteganywa mu ngingo ya 65 y'iri tegeko. Ikindi kintu cya kabiri nshaka ko tureba ni ryari ushobora guhabwa imbabazi wakoze icyaha biturutse ku itegeko. Iyo urebye ingingo ya 68 y'iri tegeko ivuga ko imbabazi zitangwa n'itegeko ari imbabazi zitangwa mu nyungu rusange zihabwa abantu ku bihano bari barakatiwe. Ingingo ya 69 y'iri tegeko ivuga ko imbabazi zitangwa n'itegeko zivanaho igihano cyatanzwe hamwe n'ingaruka zose z'icyaha. Icyakora imbabazi zitangwa n'itegeko ntizibuza uwakatiwe gutanga indishyi zikomoka ku cyaha yategetswe n'icyemezo cy'urukiko kimukatira igihano. Ntizibuza kandi ko hatangwa ikirego cy'imbonezamubano gishingiye ku cyaha. Ikindi kintu cya gatatu, ni izihe mpamvu zituma igihano kizima? Ni izihe mpamvu zishobora gutuma wowe wakoze igihano kizima? Igihano kizima kubera irangizwa ryacyo, urupfu rw'uwakatiwe, imbabazi zitanzwe n'itegeko, imbabazi za Perezida wa Repubulika cyangwa se n'ubusabe bwacyo. Reka turebe ikindi kintu cya kane. Ikindi kintu cya kane kiravuga ngo ni ibihe bihano bishobora gutangirwa imbabazi na Perezida wa Repubulika? Ingingo ya 70 y'iri tegeko ivuga ko imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika zitangwa mu bushishozi bwe kandi ku nyungu rusange z'igihugu. Ntabwo zishobora gutangwa mu nyungu za Perezida ubwe
zitangwa ku nyungu rusange z'igihugu zishobora guhabwa umuntu umwe cyangwa se benshi. Ingingo ya 71 ivuga ko imbabazi zishobora gutangirwa ibihano byose by'iremezo n'iby'ingereka kandi bikomoka ku rubanza rwaciwe burundu. Iyo igihano cyarangijwe kuri bimwe, imbabazi zishobora gutangirwa igihano cyose gisigaye cyangwa igice cyacyo. Igihano giteganya isubikagihano ntigishobora gutangirwa imbabazi igihe cyose isubikagihano ritaravanwaho. Ingingo ya 72 y'iri tegeko ivuga ko imbabazi zitanzwe na Perezida wa Repubulika zivanaho ibihano byose cyangwa se bimwe uwakatiwe yaciwe cyangwa se zikabisimbuza ibindi bihano bito ugereranyije n'ibyo yari yarahawe. Imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika ntizivanaho ibihano by'ingereka bitavuzwe mu cyemezo kizitanga cyangwa inkurikizi zikatirwa, nk'izerekeye wenda urugero isubiracyaha, ubusubike bw'irangizagihano mu gihe habayeho ikurikiranwa ry'ibyaha bishya, no gutsindirwa kuriha nko gusubiza iby'abandi no gutanga indishyi z'akababaro. Iyo urebye ingingo ya 73 y'iri tegeko ivuga ko iyo irangizwa ry'igihano cy'ihazabu cyangwa se cy'igifungo kingana n'amezi 3 cyangwa se kiri hasi yayo ritaratangira, rirahagarikwa mu gihe cyose cy'iperereza rya dosiye kugeza ku munsi icyemezo cy'imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika gishyiriweho. Icyakora mu bihe byose Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze ashobora gutegeka ko irangiza ry'ibihano rihagarara muri icyo gihe, ariko byerekeye ibihano byose bitaratangira, ari no ku byerekeye ibihano byatangiye kubahirizwa. Turebe ikindi kintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma kivuga ngo ni ryari igihano gishobora gusaza. Igisobanuro cy'ubusaze bw'igihano nk'uko biteganywa n'ingingo ya 74 y'iri tegeko ikaba ivuga ko ubusaze bw'igihano ari igihe gishira igihano kikaba kitagishoboye gushyirwa mu bikorwa. Ingingo ya 75 y'iri tegeko igena ubusaze bw'igihano. Ivuga ko ingingo ya 75 y'iri tegeko igena ubusaze bw'igihano ivuga ko igihano cy'igifungo kitageze ku mezi 6 gisaza mu gihe cy'imyaka 2. Igihano cy'igifungo kingana cyangwa se kirenze amezi 6 ariko kitarenze imyaka 5 gisaza mu gihe cy'imyaka 10. Igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ariko kitari icya burundu gisaza mu gihe cy'imyaka 20. Igihano cy'igifungo cya burundu ku byaha bisaza gisaza mu gihe cy'imyaka 30. Igihano cy'imirimo y'inyungu rusange gisaza mu gihe cy'imyaka 10. Ingingo ya 75 ingingo ya 77 ivuga ko ubusaze bw'igihano ivuga ku busaze bw'igihano cy'ihazabu ivuga ko igihano cy'ihazabu cy'amafaranga y'u Rwanda atarenze ibihumbi 500 gisaza mu gihe cy'imyaka 2, naho igihano cy'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hejuru y'ibihumbi 500 gisaza mu gihe cy'imyaka 10. Ingingo ya 78 y'iri tegeko ivuga ko ubusaze bw'igihano by'ingereka, ingingo ivuga ko ibihano by'ingereka bisazira rimwe n'ibihano by'iremezo. Naho ingingo ya 79 ivuga ko ivuga ku ibarwa ry'igihe cy'ubusaze bw'igihano, ivuga ko ibihe by'ubusaze bw'ibihano bitangira kubarwa
ku munsi icyemezo gitanga igihano cyangwa se gikuraho isubikagihano cyabaye ndakuka. Icyakora iyo uwakatiwe yihungishije irangiza ry'urubanza, igihe cy'ubusaze bibarwa iyo yigaragarije inzego zishinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Ingingo ya 80 ivuga ku ikurwaho ry'ibihe by'ubusaze bw'ibihano. Ifatwa cyangwa ifungwa ry'uwakatiwe rikuraho ibihe by'ubusaze bw'ibihano uwakatiwe yari amaze adafunze. Nongere mbibasubiriremo, ingingo ya 80 ivuga ku ikurwaho ry'ibihe by'ubusaze bw'ibihano. Ifatwa cyangwa se ifunga ry'uwakatiwe rikuraho ibihe by'ubusaze bw'ibihano uwakatiwe yari amaze adafunze. Naho ingingo ya 81 y'iri tegeko ivuga ko ibihe by'ubusaze bw'ibihano bihagarikwa igihe cyose irangiza rubanza ridashoboka ku mpamvu zikomoka ku itegeko cyangwa se ku nzitizi itigobotorwa. Nanone ingingo ya 82 y'iri tegeko ivuga ku busaze bw'ibihano ku byaha bidasaza. Ivuga ko ibihano ku byaha bidasaza bidashobora gusaza. Mu gusoza, reka mbashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbashishikariza kuzakurikira n'ibindi biganiro turi kubategurira, ngusaba gukanda subscribe ndetse no gukanda kuri inzogera ya notification kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro mu ba mbere. Wifuza kuduha inyunganizi, wifuza ko kuduha ubuhamya, wifuza ko tugukorera ikiganiro, wanyandikira kuri iyo nimero yanjye ya WhatsApp iri aho hasi cyangwa kuri email yanjye cyubahiro1@gmail.com. Murakoze, mugire ibihe byiza.